Nepo navuga ko no munsi abare bari bategereje ibintu byinshi, bategereje mbere na mbere kubona Rayon Sports yabikomeye byazatuma Rayon Sports yongera kugira ibikombe twara ku ruhando rwo mu Rwanda. So birerekanwa uyu munsi rero. Birerekanwa uyu munsi ikintu abantu bamenya equipe ya Rayon Sports nahoze mbona USG Gakwaya avuga ko babifuza gukora Rayon bazasiga ku buryo n'uwayifata cyangwa se n'abari imbere, ni nko kuvuga ngo badukorera mu ngata batazagorwa cyangwa se batazagira ikibazo bahura nacyo. Rayon Sports uhereye mu kibuga twabonye uburyo bazanye abakinnyi bagiye batandukanye mu myanya itandukanye, aho twagiye tubigarukaho. Ni equipe ya Rayon Sports yagerageje kureba uburyo isinyana n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Ni equipe ya Rayon Sports bari kubaka uburyo yazaba ari equipe ikomeye umwaka utaha w'imikino. Ni equipe mu by'ukuri tutabeshyanye abantu babona ko hari ikiri gukora. Umwaka ushize w'imikino ntabwo wagenze neza. Rayon Sports imaze iminsi ititwara neza, ibikombe byagiye bibura, bagasoza sezamara masa. Abantu baravuga ati birarambiranye, APR igikombe cya shampiyona imyaka irakurikiranye ari myinshi bagitwara, Rayon Sports idakoramo. Havuzwe byinshi, ese buryo equipe bayo itegurwa yubakwa, hari icyizere bitanga. Ibyo byose byagiye bivugwa Gerard, ariko byose byaganishaga kukuba equipe ya Rayon Sports bayikeneye abafana nka equipe yabaha ibyo byishimo, yabaha ibikombe, yabaha buri kimwe. Rero niri kubakwa, niyo mpamvu mwabanye no mu ndirimbo baririmba bakomeje kuri Murenza Budara. Abafana ndabakunda kandi koko niko kuri nabo bagiye babigarukaho. Ntabwo umufana akeneye kumenya byinshi bitari iby'ikipe iri kubakwa mu kibuga. Yo mu kibuga ko buri equipe idatsinda ni wamubwira ngo uri gusinyana n'abafatanyabikorwa ngo amasezerano azafasha equipe kuva mu bukene. Equipe idatsinda ntumubwira yuko abakinnyi waguze ngo utegereje kugira igihe bazagera muri forme. Oya, icyo akeneye kumva umufana ni equipe itsinda. Gor Mahia ni ikipe nayo ngira ngo ikomeye, mu by'ukuri ifite abakinnyi bakomeye cyane izitabira ndetse na Kagame Cup. Yaba ari challenge nziza Derari kuri Rayon Sports shobora kubereka uko bameze. Ntekereza ko kwipima burya ntabwo Gor Mahia ikiri ya indi ya kera, tubyemeranyeho. Ntabwo ikiri ya indi ya Kagere Medi, siko bimeze Nepo. Ntabwo ikiri ya indi ya Kagere Medi yari ikomeye na ba Makenzi. Yanibuka match bigeze gukina n'ikipe ya Everton, harimo Wayne Rooney banganya igitego kimwe kuri kimwe. Abantu yari ikomeye ya Gor Mahia, yari isigaye igera kure cyane. Ariko nayo muri Kenya ntago mu buryo buri financier wavuga ngo bahagaze neza. Nabo rero nubwo buryo basa nk'abasubiyemo inyuma, ntago tukibona nyine Gor Mahia ikanganye cyane. Ariko ni equipe yaguhereza test nziza yo kwinjira muri shampiyona, ukareba uko abakinnyi bahagaze. Cyambere ko ntago umupira w'abanyakenya n'uw'abanyarwanda bavuga ngo babinyuranye cyane. Urumva Nepo, ntago izi saha uko wakira n'ikipe yo mu Misiri cyangwa muri Algeria, test ishobora kuguhereza ni test ishobora kubihambaye ku rwego rw'ibigutegereje. Ugasanga uhise wisanga nta mukinnyi n'umwe mu bo wasinyishije ushimyemo. Kubera iki? Wipimye n'ukurusha cyane, n'ukurusha urwego cyane. Ariko equipe nka Gor Mahia yiyaminiya mujya gusa nk'abahuzamo impumbero isanzwe ikomeye hariya muri Kenya. Yanatwaye n'igikombe cya shampiyona, abantu babyibuke neza cyane. Ifite igikombe cya shampiyona hariya muri Kenya. Ni equipe nibura hano mu karere k'ibiyaga bigari uyipimaho umupira wacu ufite uburyo wihariye, ikaguhereza ishusho y'uburyo muri shampiyona uzaba uhagaze, yewe no mu karere uburyo uhagaze, cyane ko muri mu myitegura Sekafa. Kipe nka Gor Mahia yaguhereza test nziza yo kwitegura Sekafa, ukayinjiramo umeze neza cyane.
wamaze kumenya uko abakinnyi bahagaze, uko umutoza amataktike agatangira kuyapangira aho ngaho. Ariko nyine nk'uko twabivuze, abareba maze imyaka myinshi Rayon Day itabahira. Kutabahira no kubera iki? Rayon Day ikunze kuba ari match ya mbere ibinjiza muri pre-season, cyangwa rimwe na rimwe wenda ikaba shampiyona yenda gutangira, ariko pre-season kwatsindirirwa umukino ntabwo bisobanuye ngo ikipe ihagaze nabi. Oya, ahubwo umutoza muzabona yakoze impinduka zirenze 10, muzabona 11 arimo kureba batandukanye, arimo kureba abakinnyi bamwe hari n'abasinyishwa kuri uwo munsi. Ko tumenyereye ko kuri Rayon Day dukunze kubona surprise signing, umukinnyi wa tutari twiteze, utari waratangajwe akahita yerekanirwa aho ngaho. Urumva rero baba bakiri mu n'ubu ngo birashoboka, n'ubu birashoboka. Nahoze ndeba rwose ngo hari surprise signing, nabonye bamwe hari abari kuvuga Ruboneka, hari n'abandi bari kuvuga andi mazina akiri ku isoko atarabona ama equipe. Ariko iyo surprise signing nyine ibyo byose nibikwereka ko muba murimo mwitegura shampiyona. So match nk'ingi ntago ni uburyo bw'ibirori no kwishimana n'abariyo muri rusange bitegura umwaka mushya w'imikino bari mu mwuka umwe. Ariko ntago ari match utakaza uvuge ngo ibintu birakomeye cyane. Ni Gor Mahia yari yubatse kuko nyuma yo kurangiza sezo turavuga gutwara igikombe, ariko yarabanje ishimira bamwe mu bakinnyi bayo ba Fidel Origa, ba Revini Odiambo, ba Bryson Wangaye, ba Chris Ochieng, ba Geoffrey Ochieng, bari abakinnyi bayifashije ubushize, ariko yarabanje ibashyira ku ruhande ibona ko ngo urwego rwabo rutameze neza. Kuko abanyakenya bo bakubwira ko Gor Mahia kimwe mu bintu bayisabye cyangwa se abafana babo bayifuzaho nuko nibyo mu rugongeye gutwara ibikombe cyangwa se wongeye guca amarenga kugarutse, kuko Gor Mahia mu minsi yashize yagonzwe n'ikibazo cy'amikoro cyayisubije hasi. Wavugaga Gor Mahia abantu bibuka yakinnye na Everton, hari yakinnye na Rayon Sports, yinyura hijya mu matsinda. Hari Gor Mahia abantu bamenye nyine muri rusange yari twaye umupira wa Kenya. Urumva kiraje yari ifite umufatanyabikorwa wari ukomeye cyane. Ureba kiriya company ya betting ni nayo yari yamanuye Everton. Yari yamanuye Everton kuko iyo company yagaragaraga kuri jezi ya Everton. Ya Everton inafasha equipe ya Gor Mahia. Inafasha Gor Mahia nubwo buryo bisanzemo bakina iyo match. Ndibuka neza bere muri Tanzania. Ya ikipe kiragihe bari bafite ubushobozi bwo gutunga abakinnyi nka ba Mackenzie bari muri prime ba Kagere Media. Tutibagirwa Jacques Tuyisenge kuko ira match ya Everton yayikinnye ku rwego ubwo bayitsinda igitego cy'umutwe yiteye. Yego yari equipe ikomeye. Yari nicyo bari kwifuza kongera gukora nyuma yo kubona umufatanyabikorwa Sport Pesa. Bazanye Daniel Sakari n'umwe mu bakinnyi beza. Muraza kubona umukinnyi nka Paul Okoti n'umusore bazanye wambara nimero 28 ndetse uyu musore witwa Daniel Sakari we bamuhaye nimero 20. Bazanye umuzamu witwa Michael Onyango. Izamu bwo barakoze ho cyane kuko sibye na David Okoti wasinye. Basinyishije Leslie Otieno yaje i Kigali. Bazanye Hansel Ochieng n'umusore basinyishije. Enoch Machaka n'umusore basinyishije, ndetse banashyizemo undi muzamu witwa Humphrey Katasi. Muri make urumva ko ne equipe mwizamu bateretsemo abakinnyi babiri, muri defense baterekamo abakinnyi babiri, mediane baterekamo umukinnyi, ndetse na rutayizamu yateretswemo mu ikipe ya Gor Mahia. Vuga ngo ni equipe ije muri Sekafa, ije no kubanza gukina Rayon Day, ije gupima abakinnyi bayo. Iki kintu kikaryoha cyane. Uravuga abo ngabo binjiyemo, ariko yanarekuye benshi cyane bane na yere mu nyambaga zayo yarekuye abakinnyi benshi, injizamo n'abandi nabo bose rero nabo bapimirwa aho ngaho. Urumva ni kimwe na Rayon. Rero abafana baravuga bati twebwe twabonye profile z'abakinnyi bacu tubona ko ari beza, ariko dutegereje kubabona mu kibuga. Nk'ubu Rayon Sports ikina na Jamus cyanyeretse ko iriya match yari ikomeye. Jamus burahise yirukana abakinnyi 5 nyuma yo gutsindwa na Rayon Sports. Iravuga iti nta kintu kirimo, ntabwo twakwinjira muri Sekafa dufite abakinnyi bamwe na bamwe wakwita ko bagwirirana. Burango match ya Rayon na Jamus amakipe yo muri Afrika bageranagaho. Amakipe muri Afrika tuba duhuje umuco. Urumva kandi ubona harimo mu abashya, urumva bakabapimira kuri iyo match bageranagaho. Baravuze bati niba ari uko bigenze Rayon Sports twe twabatumye kujya kwitwara neza ikabibagaritse. Bwano ntitumaze kubimenyera ko iyo pre-season irangiye hari abere ku muryango. Oya rwose baravuze bati ko winjiyemo muri iyo Mercato
yo mu kwezi kwa gatandatu abitwa Emmanuel kwa karindwi, Ruki mu kwa munani ba ikipe Maniake kwereka Majake umuryango. ba Mudatiriya ba Gosin Muduvani Erenga ba David Sabiti ba Mbohu Adamu barababwiye ati niba Rayon Sport idutsinze twabonye urwego rwanyu rutameze neza nimwigende. Urumva rero icyo baba bashatse gukora cyangwa se icyo bitwereka nuko Rayon Sport yakiniye na Jamus nayo yabonyemo icyo bita navuga ngo akazimu kabategurira match ya Gor Mahia. Reka turebe iyi match iduyishiki Rayon Sport uko izaba imeze muri Sekafa. Navuga ko atari 100% iyo tugiye kureba kuri Gor, ariko byibuze hejuru ya 60%. Nabwo turamenya ngo Rayon Sport mu itsinda rikomeye irimo muri Sekafa. Umufana yazagira icyizere kabisa. Ubwo rero akaruhuko gahunda zifashe umukino uri saa 12 muraza no kuwukurikira kuri Radio Rwanda bariye mutari buze kugera kuri Kigali Pere. Turaza kubagezaho muri rusange ubundi Radio Rwanda ibafashe kwishimana namwe muri ibi birori byanyu biba ngaruka mwaka. Iyi Rayon Sport ko kandi ntabwo turayivaho nimugoroba muri Stade Amahoro basinyaga amasezerano n'umufatanyabikorwa mushyashya wabo aho nabonye ngo miliyari kuri sezo. Rwose ni Rayon Sport amasezerano y'imyaka 5 ni asaga miliyari ku mwaka. Miliyari ku mwaka. Ubwo mu gihe cy'imyaka 5 ni miliyari 5. Yego. Miliyari ku mwaka kuri sezo. Blockbuster deal. Niyo banki nge sindi wivuga ngaho ko ntago birishyura. Umure yarasabwa gufungura ngo account muri iyo banki kuko ikipe izajya ibonaho ntago nayivuga bitewe nuko